banyarwandakazi namwe inshuti z'u Rwanda turabasuhuje. Amazina yanjye ni Jean Bosco Ngarama, uyoboye ibiganiro none kuri radio televiziyo ya RBB. Nk'uko rero twabiteguye kuri gahunda yacu, uyu munsi radio televiziyo RBB yateguye ikiganiro kiri bwibande ku bibazo by'impunzi z'Abanyarwanda muri rusange. Uyu munsi rero tukaba dufite abatumirwa n'abantu bakuru n'abasaza b'inararibonye bafite ibitekerezo ndetse bazi n'ibibazo by'impunzi muri rusange. Akaba rero twatumiye kuri uyu munsi wa none kugira ngo baze baganirize Abanyarwanda. Mbere yuko dutangira rero turagira ngo bashyitsi bahire tubahereze ijambo. Turahera ku mukuru mu myaka abanze yibwire abakurikiranye radio televiziyo ya RBB, hanyuma ubwo turahera kuri Muzehe Rutihunza, turakurikizaho kuri Michel, dukurikizeho François. Ijambo ni iryanyu bashyitsi bahire, tubaye umwanya mu mwibwira abadukurikiranye. Murakoze Bwana Jean Bosco, ndagira ngo ngusuhuze François na Michel, tugiye gufata ikiganiro kandi nsuhuza n'Abanyarwanda bose batwumva kugira ngo bamenye akaga impunzi zikomeje kubamo, kuko nabo bifuzaga kuba bari iwabo ariko kubera amage ntibishoboka, kubera ibibazo nyine bizahunze bitarakemuka. Naho mukanya. Murakoze cyane, ariko byaba byiza ntabwo mwasubiyemo amazina yanyu ngo muvuge muri makeya, munivuge muri makeya kugira ngo ushoboye gukurikirana ikiganiro azamenye batese utuganiriza ninde. Wenda biba byiza muvuze n'imirimo mwakoze, niba hari n'ishyirahamwe muhagarariye nabyo mukaba mwabishyiramo. Murakoze cyane. Nitwa Rutihunza Tobaridi, ntuye mu Bufaransa, aho nyine mpagarariye ishyirahamwe ry'uburenganzira bw'ikiremwamuntu ryitwa Riprodor. Nkaba ndi muri retraite ubu ngubu, ariko nkomeza ku kazi ko guharanira uburenganzira bw'ikiremwamuntu. Nanone mu bibazo by'impunzi mpagarariye ishyirahamwe ryitwa komite iharanira nyine gucyura impunzi. Murakoze cyane Bwana Michel. Murakoze Bwana Ngarama, mbanje kubaramutsa mwese abo turi kumwe mu kiganiro. Nitwa Niyibizi Michel, nkabamba mu gihugu cy'Ububiligi. Nk'uko Rutihunza bivuze, nanjye ubu ndi muri pension, ariko donc ubwo nahoze ndi umwarimu, ariko ubu ndi muri pension. Hanyuma nkaba mpagarariye umuryango uharanira uburenganzira bw'impunzi, ukurikirana ikibazo cy'impunzi buri munsi ku wundi, witwa FPR. Nkaba rero nguhagarariye muri RBB. Murakoze. Murakoze cyane François. Murakoze Bwana Ngarama Jean Bosco, namwe mwese turi kumwe muri iki kiganiro, nanjye ndabaramukije. Ndamukije kandi abatwumva bose n'abazatwumva mu minsi iri imbere. Nk'uko musanzwe mubizi, nitwa Turikunkiko Francisco Saveri, nkaba mvugira mu Burusiya, aho nyobora association yitwa Inganzo Gakondo. Nkaba kandi n'umuvugizi wa komite y'urwego rw'abubatsi b'iteme rihuza Abanyarwanda. Nkaba nishimiye yuko uyu munsi twongeye guhura, yuko dukomeje ibiganiro byacu byo kurushaho kumenya uru rwego rw'abubatsi b'iteme rihuza Abanyarwanda n'abanyamuryango barwo. Nkaba rero twese ngira ngo twese hamwe twifurize kugira ikiganiro cyiza
kandi twifurize n'abatwumva n'abazatwumva bose ko cyazabagirira akamaro. Murakoze. Murakoze cyane bashyitsi bahire kuba mumaze kwibwira abakurikiranye ikiganiro kuri radio televiziyo ya RBB. Mu gutangira rero nagiraga ngo nkuko twabivuze mu ntangiriro, twavuze ko uyu munsi wa none twazinduwe no kuganira ku kibazo cy'impunzi z'Abanyarwanda muri rusange. Uyu munsi rero twitabaje abasaza bamaze kubivuga, bari muri pansiyo, ariko n'ubundi baracyafite imbaraga zo gukorera igihugu, cyane cyane baharanira icyatuma ubuhunzi bucika mu gihugu cy'u Rwanda. Mu gutangira rero turagira ngo duhereze umuvugizi wa RBB ijambo, atubwire muri rusange aho RBB ihagaze ku kibazo cyerekeranye n'impunzi z'Abanyarwanda. Narangiza ubwo turakomereza ku bandi bashyitsi. Murakoze. Murakoze nanone kuba mumpaye uyu mwanya wo kugira ngo mvuge kuri icyo kibazo aho duhagarariye. Ndagira ngo by'umwihariko nongere ngushimire Bwana Ngarama Jean Bosco kubera kugumye kudufasha kumenyekanisha abanyamuryango b'urwego RBB. Nk'uko tubizi, iki ni ikiganiro kindi cyateganyijwe kigamije kurushaho kumenyekanisha urwego rwacu n'abanyamuryango barwo. Ikiganiro cyunganira ibindi, cyerekana yuko rwose umuryango wacu atari umuryango wabaringa, ahubwo ari umuryango ugamije gukemura ibibazo abanyarwanda b'ingeri zose bahura nazo. Uyu munsi rero tukaba nk'uko wabivuze, tukaba turongera kurushaho kumenya umuryango umwe mu miryango ya RBB urebana n'ibibazo by'impunzi, kuko nk'uko ubushize twavuze yuko ijya kurisha ihera ku rugo, kubera ko twese imiryango igize urwego rw'abubatsi b'iteme rihuza Abanyarwanda ari imiryango ahanini y'impunzi. Ubwo rero turamenya umuryango CSPR ku buryo bwimbitse, kandi tumenye n'ibyo bakorera impunzi, akazi kabo kerekeranye n'ibibazo by'impunzi umunsi ku wundi. Birumvikana yuko urwego RBB, urwego rugizwe ahanini n'impunzi, ikibazo cya mbere rugomba kwitaho ni ikibazo cyerekeranye n'uburenganzira bw'Abanyarwanda b'impunzi, kuko ari impunzi. Iki kibazo kikaba ari ikibazo cy'ingutu, ikibazo cyerekerana yuko impunzi z'Abanyarwanda zazanye agashya mu mateka y'isi, kubera ko mu by'ukuri umuntu asubije amaso inyuma arasanga yuko impunzi z'Abanyarwanda zagaciye, impunzi z'Abanyarwanda zagambaniwe, impunzi z'Abanyarwanda zazanye ibintu bishya muri diplomasi international, aho amategeko agenga impunzi ku isi hose yaje gusa n'ayibagirana, hanyuma impunzi zikakwa uburenganzira bwazo. Mbese kuva aho FPR ifatiye ubutegetsi, ikibazo cy'impunzi cyane cyane z'Abanyarwanda kikaba cyarazanye agashya mu mibanire y'ibihugu, mu mibanire y'imiryango ishinzwe impunzi ku isi. Birazwi yuko nk'umuryango ugenewe kureba ibibazo by'impunzi wa Loni, ariwo twita HCR, Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés, UNHCR mu Cyongereza,
mu by'ukuri urebye usanga yuko politike yakoze ntaho ihuriye n'amategeko, mbese yahinduye amategeko ajyanye n'impunzi. Ibyo rero akaba ari ibintu byateye ibibazo ku miryango y'Abanyarwanda, imiryango irebana n'impunzi z'Abanyarwanda, ariyo Abanyarwanda bo ubwabo bashinze, ari n'iyari isanzwe ihari ndetse n'iyavutse nyuma. Ndagira ngo mbonereho mbamenyeshe yuko hano mu Burusiya rugikubita mu mwaka w'1995 Abanyarwanda bari bahari, bahise bashinga umuryango wo kurengera Abanyarwanda bashakaga ubuhungiro hano mu Burusiya, umuryango witwa Icumbi. Ni umwe rero mu miryango ikomeye yashinzwe St. Petersburg, ishinzwe n'Abanyafurika, ni nayo ya mbere. Uretse gukora akazi kajyanye no kurengera ibibazo by'impunzi z'Abanyarwanda, yahise ifata ikibazo cy'abasaba ubuhungiro b'Abanyafurika bari bahari mu mujyi wa St. Petersburg icyo gihe, guhera muri za 1995. mu muryango ariko wabonye ubuzima gatozi muri 1996. Murumva rero yuko mu by'ukuri guhera icyo gihe ibibazo si hano gusa, ntabwo ari mu Burusiya nshatse kuvuga gusa, ni ku isi hose. Ibyo byose nibyo, no kugira ngo Abanyarwanda bihe gushinga, mbese bihe umurimo wo gushinga imiryango yo kurengera ibibazo byabo, yo kurengera impunzi, gukemura ibibazo byabo, ni ukubera ko nyine basanze baguye mu ngorane, cyane cyane guhera aho batangiye kuzigabaho ibitero muri Congo muri za 1996. Murabyumva ko iyo miryango yavutse kera yari imiryango mito, yakomeje kurwana, aho impunzi ziri zarwanaga zimwe ku giti cyazo. Noneho nk'uko tubizi, mu mwaka w'2020 mu kwezi kwa gatanu nibwo umuryango w'urwego rw'abubatsi bitemera rihuza Abanyarwanda wavutse. Birumvikana yuko ku mwanya wa mbere, ikibazo kiza ku mwanya wa mbere ni ikibazo cyo gukemura, mbese ni ukwiga ibibazo impunzi zihura nabyo, rukareba uburyo rwabafasha aho bari, kuko uko dutekereza yuko uretse ibibazo by'amasitati impunzi z'Abanyarwanda zifite, hari n'ibibazo byo kubaho, kuko nk'uko mubizi impunzi ikintu cya mbere gituma ihunga ni ukugira ngo ikize ubuzima bwayo. Iyo igeze ahantu rero, ikibazo ihura nacyo cya mbere nyine cy'ingutu, nicyo kugira ngo igumye ibumbatire ubwo buzima. Iyo niyo ntego ya mbere rero muri urwo rwego RBB igamije, kugira ngo ifashe impunzi kubumbatira ubuzima bwazo aho ziri. Birumvikana nyine yuko ibyo bibazo bya stati nabyo tugomba kubikemura, cyane cyane ko tugira n'amahirwe imiryango myinshi iri muri RBB ikaba ari imiryango mu buryo bumwe cyangwa mu bundi ikora akazi kajyanye no kurengera impunzi. Ibibazo byinshi rero dukemura, tukaba twarafashe ingamba yo kuzajya dufatanya n'iyo miryango iri mu izo mpunzi, akaba arimo tubikemurira. Ubwo nsa n'usobanuye neza, navuga yuko hari ibibazo byo kuvugira izo mpunzi mu byerekeranye n'uburenganzira bwazo bwicwa,
tugashaka uburyo bwo kuzifasha kubaho, kuko zigomba kubona imirimo, zigomba kurya, zigomba gukora, abana b'impunzi aho bari bagomba kwiga, kuko ibyo byose amategeko internationale arazibyemerera. Ubwo rero ntabwo nakwiharira ijambo, ahubwo nagira ngo uyu mwanya mu by'ukuri nkuharire aba bavandimwe bacu bari mu muryango nawo ukemura ibibazo by'impunzi umunsi ku wundi. Murakoze, ubwo mureke dusangire ijambo dukomereza. Murakoze cyane Bwana François, umuvugizi wa RBB, ku kiganiro cyiza utugejejeho. Muri aka kanya rero turagira ngo dukomereze nk'uko mumaze kubivuga kuri aba bashyitsi bandi babiri badusuye kuri uyu munsi. Ariko mbere y'uko batangira, twibukiranye ko mu mwaka w'1990 ubwo FPR yateraga u Rwanda, yaje ishyira imbere ikibazo yavugaga yuko cyari ikibazo cy'impunzi z'Abanyarwanda zabujijwe uburenganzira bwazo bwo kugaruka mu gihugu cyabo. Hakaba hari hashize imyaka ikabakaba muri 40, aho imariye gufatira ubutegetsi mu mwaka w'1994. Imwe muri porogaramu politiki bari bafite bashyiraga imbere ikibazo cyo gucyura impunzi z'Abanyarwanda zari zikiri hanze y'igihugu. Guhera icyo gihe rero impunzi n'ubundi zakomeje guhunga, abahunga FPR bahunga gutotezwa, abahunga kwicwa, ndetse n'abahunga kugirirwa nabi. Kugeza kuri uyu munsi rero wa none, ashize imyaka igera kuri 28, Abanyarwanda bakomeje guhunga binyuranye n'ibyo FPR yashyiraga imbere. Igikomere rero cyaje kwiyongeraho nuko n'abacitse ku icumu rya jenoside FPR ishyira imbere ivuga yuko ngo ariyo yayihagaritse, nabo ubwabo bafashe inzira y'ubuhungiro. Abandi hari abagiye bicwa, abandi bagafata inzira y'ubuhungiro, nabo bari hanze y'igihugu, babaye impunzi mu gihugu cyabo. Hakaba hashize rero imyaka irenga 28. Bwana Michel, mwashinze ishyirahamwe ryitwa CSPR mu rwego rwo kurengera impunzi. Turagira ngo tubahereze ijambo mutugezeho muri rusange CSPR niki, ikora iki, ifasha impunzi gute? Ijambo ni iryanyu, murakoze. Urakoze Bwana Ngarama. Ndagira ngo wenda nkosore gato, ntabwo CSPR yashyiriweho kurengera impunzi, kuko urebye imiryango yose nk'uko François yabivuze, imiryango yose y'Abanyarwanda, kuko benshi n'impunzi baje gushaka ubuzima, nkeka ko ari bake cyane. Urumva rero iyo miryango yose y'impunzi, icyambere igomba gushyira imbere ni uguharanira nyine uburenganzira bw'impunzi nk'uko François yabivuze, ndetse no gukemura ikibazo cy'ubuhunzi mu Rwanda. CSPR rero yagiyeho kugira ngo ikuranirane ikibazo cy'impunzi umunsi ku wundi, mbese imenye ibibazo by'impunzi uko biteye, ibe yafatanya n'indi miryango cyangwa se n'ibihugu bicumbikiye impunzi cyangwa se n'impunzi bwazo kubibonera umuti. Ntabwo rero nkeka ko CSPR yafata iyo nshingano yo gukemura ibibazo by'impunzi. Nkeka ko yewe na RBB, nubwo François bikomojeho, na RBB nkeka ko itashobora gukemura ikibazo cy'ubuhunzi yonyine. Nkeka ko ari diplomasi, nkeka ko icyambere ari diplomasi wenda izafasha gukemura icyo kibazo, RBB ifatanyije n'ibindi n'impunzi muri rusange ndetse n'ibihugu bizicumbikiye. Mu magambo make rero, CSPR yagiyeho mu kwezi kwa 4 mu 2013, ikaba yari yibumbiyemo na n'ubu, ariko icyo gihe inama ya mbere
yateguwe n'amashyaka n'amashyirahamwe bifatanyije, ku buryo icyo gihe muri iyo nama yabereye i Buruseli niho bashyizeho iyo FPR, iyo komite niho yagiyeho icyo gihe. Abayigize bakaba ari abantu bava mu mashyaka cyangwa se bava mu miryango itegamiye kuri leta, byo bita société civile. Ubwo rero FPR yavutse cyane cyane bitewe n'ikibazo cya clause de cessation, nuvuga kwambura ubuhunzi impunzi. Ni umugambi mubisha wakozwe na HCR, u Rwanda n'ibihugu cyane bya Afurika, kuko ariho impunzi zikunda kugaragara, dore ko n'ibihugu byo muri Afurika byo bidakurikiza amategeko. Ubwo rero twumvise ko iyo bashaka kwambura impunzi ubuhunzi, ubwo rero twarateranye twemeza ibikorwa tugiye gukora nyine ubuvugizi, urebye na hanyuma no kuvuganira impunzi ari muri HCR, ari mu bihugu zirimo, no gukurikirana nyine ibibazo byabo umunsi ku wundi. Ubwo rero ni muri urwo rwego hagiye habaza inama mpuzamahanga zinyuranye twakoze. nka mu Bubiligi habaye ebyiri, kuko iya nyuma ya kane iheruka hano mu Bubiligi, indi yabereye mu Washington ariko twifashishije ikoranabuhanga, indi twayikoreye i Geneve hamwe na HCR n'ibihugu bya Afurika bibarizwamo impunzi nyinshi, ku buryo izo nama zose twashyiraga icyo kibazo cy'imbere cyashyiraga imbere ikibazo cyo kuvanaho ubuhunzi, ariko tunareba nk'uko François yabivuze, tureba imibereho yabo, tureba uburenganzira bwabo muri rusange. Ubwo rero twagize kuko byatanze umusaruro cyane cyane ku bijyanye na clause de cessation, kuko HCR yaratwumvise, ndetse ku buryo ubu ngubu iyo bishobotse, uretse ko akenshi bishoboka iyo habateranye amanama areba ikibazo cy'impunzi, akenshi FPR ikora ku buryo iba ihari ikurikirana iyo mirimo ikunda kubera i Geneve. FPR rero kugeza amagingo aya yashoboye kuganira n'impunzi cyane cyane zo muri Afurika mu bihugu byose, ku buryo twarebaga ukuntu twaganiraga nazo, ukuntu zabona impapuro, zabona bya resettlement, mbese tukavuga ku bibazo rusange, zabona umutekano, ku buryo nko muri Niger, muri Togo, muri ibyo bihugu, yewe no muri Ghana, icyo kibazo ntabwo bose barabonye ibyangombwa. ubu ngubu impunzi ziri aho ngaho muri ibyo bihugu, ndetse zabonye n'ubwenegihugu. Nk'ibihugu bindi nko muri Congo, ni naho cyane twashyize ingufu nyinshi, na n'ubu ngubu icyo kibazo kikaba gihari. Muri Congo twakoranye na komite yabo ihari, ku buryo nyine impunzi zarahohoterwaga, ariko ngira ngo mwumvishe ejo bundi. Iyo muvuze Congo mujye mushyiraho precision, hari Congo ya Repubulika Congo Brazzaville, urakoze. Congo Brazzaville, uretse ko wenda na Congo yindi ndaza kuyigarukaho. Congo Brazzaville twashoboye kuganira n'ubutegetsi bwaho na amasosiyasiyo arengera uburenganzira bwa kiremwamuntu, ku buryo amagingo ayangira ngo mwumvishe n'ijambo rya Minisitiri w'Ubanyamahanga ejo bundi aherutse kuvuga igihe Kagame yasuraga icyo gihugu cya Congo Brazzaville, avuga ati impunzi ntizihumure, ntawe uzazikoraho, ntawe uzazicyura ku ngufu. Avuga ko izo mpunzi hari n'abavukiye muri Congo, ko icyo gihugu bavuga batakizi, ariko ko bijeje impunzi umutekano. Ayo magambo yavuzwe nyuma y'uko hari amagambo yavuzwe na Premier Ministre, hari amagambo yavuzwe na Perezida wa Assemblée Nationale, yose agamije guhumuriza impunzi. Muri Congo, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, FPR yakurikiranye impunzi cyane cyane association z'abadamu, abana mu kwiga, cyangwa se impunzi zafatwaga zigashyirwa bakazifungirana, cyangwa se
bakazicisha inzara. Ibyo bibazo twarabikurikiranye i Lubumbashi, Ikisangani no mu magereza ya Kongo, ko twandikiraga minisitiri w'ubucamanza, ku buryo rwose hari impunzi twabaga turi tuganira nazo, izo mfungwa tuganira nazo, ku buryo hari n'izafunguwe rwose kubera kuvugirwa na FPR. Muri Malawi ngira mwumvishe ibibazo byabaye ejo bundi bimaze igihe, ariko cyane cyane ejo bundi aho bavuze ko impunzi zigomba kuva mu mujyi, impunzi ndetse bakageraho naho bazisahura. Ubwo twafatanyije twandikira ubuyobozi bwo muri Malawi, ku buryo ndetse habaye n'impunzi bashatse abavoka. Ubu ngubu icyo kibazo cyabaye nk'aho gihagarara, ndetse n'impunzi kuzisahura nabyo birahagarara, ku buryo bafite umutekano, ariko nta mutekano twavuga ngo wisesuye, ariko mbese barahumetse niko umuntu yavuga, ariko turakomeza kubikurikirana. Byabaye muri Mozambique rero, muri Mozambique gukorana n'impunzi, donc komite yabo turavugana, ariko bafite ubwoba bukomeye cyane, kuko nyine mwumvishe ko abapolisi, abasirikare barunze aho bagenda, uvuzwe bose ko ashakira ikizi impunzi baramunyereza, ku buryo rero ubu ngubu hari ikibazo, ku buryo meme tubabaje tutireka turebe ukuntu twakwandika mukurikirane iyo nyandiko, usanga bagira ubwoba rwose aho ngaho. Ubu ni ikibazo gikomeye, ngengeka ko mu minsi iri imbere FPR iyobowe na Rutihunzanye icyo kibazo kizarya ku murongo w'ibyigwa mu nama wenda itaha. No muri Zimbabwe kugeza ubu ngubu komite yabo twagiye twungurana ibitekerezo, ku buryo ubu ngubu bashoboye kugera no hejuru mu butegetsi, ku buryo kugeza ubu ngubu nta kibazo gihari rwose muzi gihari gikomeye kibabangamiye gihari. Bo muri Afrika du Sud nyiraho hari ndetse n'umukoresponda uriyo dukurikirana icyo kibazo, ariko rero n'amashyaka ari aho ngaho muri Afrika y'Epfo arabikurikirana. None hari n'abo dufatanyije muri RBB, rero murumva ko ubu ngubu ikibazo no kigiye kujya kizigwa mu rwego rwo hejuru, mu rwego impunzi ziri hirya no hino mu miryango itandukanye. Roho ahangaha RBB azaba ariko ku ikibazo cyo gucosha icyo kibazo no kugishakira umuti. Mu magambo make rero ndagira ngo wenda Zambia naho tukurikirana ikibazo cyabo. Muri rusange ibihugu bya Afurika byose cyane bifite komite, ndetse no mu Rwanda kuva dayo tunakora iyo kongere ya mbere aba mu Rwanda barahagarariwe. Nabwo ikibazo cyagiye bashyiraga impunzi, FPR yagerageje gutabaza kugeza aho birahagarara. Mu magambo make rero rwose ntizinze mu magambo, nabagira ngo navuze byinshi, wenda ndaza no gusubiza ibibazo biraza kuza nyuma, ariko rero ndagira mbabwire ko FPR ikurikirana ikibazo cy'impunzi umunsi ku wundi. Dufitanye contact n'impunzi ziri hirya no hino, cyane cyane zo muri Afurika. Turazitabariza, turazivuganira mu bihugu zirimo, turabivuganira mu rwego rwa HCR ndetse no muri Nations Unies, nabwo turandika. Mu magambo make wenda ibyo ntashoboye kuvuga perezida wa FPR araza kubyongeraho. Icyo FPR cyari cyo n'icyo imaze kugeraho, na bimwe mu bikorwa imaze kugeraho, ngira ngo nabivuze mu buryo buvunaguye. Murakoze cyane Bwana Michel kuri presentation nziza mugejeje ku bakurikiranye radio televiziyo yacu. Mu kanya hari undi mushyitsi winjiye mu cyumba, turagira ngo tumuhereze ijambo yibwire abadukurikiye, ubwo dukomeze duhereza ijambo uri bukurikireho kutuganiriza. Murakoze cyane Jean Bosco, ndabashuje kandi nshuje abo muri kumwe
ndabona François Xavier Kubwiko, ndabona Mzee Michel na Theobald, mwese ndabaramukije kandi ndaramukije abateze amatwi iki kiganiro n'abazagikurikira. Murakoze cyane. Nitwa Claude Marie Bernard Kayitare, ndi impunzi muri Afurika y'Epfo. Ndumva turi no mu kiganiro cyiza nanjye kuko kindeba. Murakoze cyane Bwana Claude. Muje twamaze gutangira twumvisha ijambo twagejejweho n'umuvugizi wa RBB François. Twari turimo twumva ikiganiro Michel yarimo ageza kuba dukurikiye. Ubu rero turagira ngo duhereze ijambo umusaza wacu w'inararibonye Rutihunza Theobald. Bwana Rutihunza, tubaha ijambo, turagira ngo muganirize abakurikiranye iyi radio televiziyo ku bijyanye n'impamvu Abanyarwanda bakomeje guhunga, kandi mukomereze ku mpamvu zituma Abanyarwanda badahunguka, kimwe no guhabwa ubundi burenganzira bugenerwa izindi mpunzi zose muri rusange. Muri ubwo burenganzira harimo kudahabwa nk'igihugu cya gatatu, igihugu kibakira, harimo kudahabwa ibyangombwa aho bari ko ahenshi bagiye bahari mu buryo butanemewe n'amategeko kubera bananijwe. Ndumva muri aka kanya rero ijambo ni iryanyu, karibu. Murakoze Bwana Jean Bosco kumpa ijambo. Icyo ntangiriraho ni ukugira ngo mbwire abatwumva ko guhunga ni uburenganzira buhabwa abantu. Iyo uganire n'abantu bandi hari ubwo ubona byita guhunga ubugwari kuko waneshejwe, ubugwari kuko utashoboye nyine kwirwanaho ngo urengere uburenganzira bwo kuba mu gihugu cyawe, ariko ni uburenganzira busesuye kandi bwemewe mu mategeko yose ku isi. Nagira ngo mvuge ko n'igihugu cyacu cy'u Rwanda cyayemeye. Abo rero mbivugiye ko hari igihe nyine ahubwo abandi bavuga ngo guhunga n'ubwanzi. Icyo gihe rero wowe wita impunzi umwanzi, uba utangiye kujya muri za nzitizi zituma idataha. Ariko iyo igihugu cyawe abayobozi bacyo bagutoteje kubera ibitekerezo bya politike, kubera ubwenegihugu bwawe, kubera groupe specifique waba urimo, kubera idini urimo, kubera mbese ubwenegihugu bwawe, ibyo bintu uko ari bitanu byemewe ko ushobora kubihebwa ubuhunzi, ibyo bita protection internationale. Hano mu Bufaransa ho bongeraho ko abo bita les combattants de la liberté, abaharanira uburenganzira bwo kwishyura ukizana. Abo nabo bemerewe mu bantu bahabwa uburenganzira. Icyo gihe rero iyo wabuze ibyo bintu igihugu cyawe kibikwimye, nicyo gihe uvuga uti singiye gusiga incyuro, reka mbe ngiye ahandi, byenda kiriya gihugu nicyongera kugarukamwo umutekano waba ari impamvu zinacyo kibikora, ahanini biturutse ku mpamvu zo kutumvikana, ku mpamvu zo kurwanira ubutegetsi. Bavuga uti bari bwoganira ubutegetsi, niba mara byenda kuwufata nzaba ngaruka bamaze gutanga ituze. Ibyo rero byaje kubatangaza rwose kuvuga ati FPR mu nshingano yari ifite harimo kurangiza ikibazo cy'ubuhunzi. Koko gutahuka ku mpunzi biri mu burenganzira bwayo bwa mbere bw'ibanze. Icyo gihe rero barabuharaniraga kandi byari byo, imyaka bari bamaze hanze yari imaze kubarambira. Ariko bibaye nka bya bindi ngo ukize inkuba
arayiganira akeka ko burya kuyiganira kuko ubu niyikubita irahungabanya ntusobanukirwa. Iyo rero yaguhushije ukabona wongeye gutekana utangira kuvuga uti ka kantu ni nk'akantu katambutse. Mbese nabigira none nk'umubyeyi ufite indi iri kumurya ngewe iyo amaze kubyara uruhinja rwe rufashe mu ntoki, ibyo kuba yarigeze gutwita n'uko inda yamuriye bimuvamo. Nibyo rero navuga ku bantu bari ku butegetsi bari mu Rwanda, kuko abenshi bari impunzi, bariwe umubabaro dufite nawo wabagezeho. Ariko ubu ngubu kuko ngo agahawa kari ku wundi gabandurika, ubu ntibakibyitayeho. Wambajije rero uti impamvu abantu bagihunga kuva muri 50 nako kuva muri 40 muri 94 abantu bakomeje guhunga, ndetse ubwo ukwezi kwa 10 muri 94 rwose kuko FPR gifata ubutegetsi yashatse gushyira icyo kintu koko mu bikorwa. Nibwo yateranyije ku Gisenyi mu kwezi kwa 10 94 yateranyije ku Gisenyi inama yahuje u Rwanda, Kongo na ASER. Kongo cyane cyane ko ariho impunzi nyinshi zari ziri, kuko hariho izirenga miliyoni 2, bavuga bati zitahe bazihe uburenganzira. Zikora rero amasezerano rwose, iyo yasomye usanga ameze neza. Bavuga bati impunzi zizatahuke ku bushake bwazo, izitazashobora gutahuka zizaguma aho ziri, mbese zizaba integre muri sosiyete y'ibihugu zahungiyemo. Izitazashobora none kugumaho zishobora kuzajyanwa mu bindi bihugu. Ntibwakeye kabiri ayo masezerano arangiye, muri 1996 niho HCR yatangiye guhinda mu bakozi bayo, ibanyanyagizamo ibitekerezo ko impunzi zitazatahuka bazikomanyirize maze aho ziri ntizibone ibyangombwa. Mwigeze kubikomozaho, ni HCR yabitangiye, nimugire ngo nabandi nabo bohejwe n'Abanyamerika, bati ntibazabone ibihugu, ndetse n'ufite impamvu zigaragara zatumye ahunga najya kuzisobanura mujye mumwihorera mumukubite icyo bitaroje. Bitangira gutyo, bucya bita impunzi les forces négatives, noneho kugeza n'ubu zigihungwa. Ndakeka impunzi ubuze z'Abanyarwanda hari kuziga muri Australia, baraziga muri Canada, bagiye kuzigaho mu Bwongereza, bagiye kuzigaho muri za Mozambique, muri Afrique du Sud. Aho hose impunzi zagiye guhigwa, nta kindi ziziretse ko nyine zagize ubwoba zo kugira ngo zikize amagara yazo, bakazimirira nabi. Kandi kubera akagamane ka HCR n'Abanyamerika, ntihagire n'undi utwitaho uko, ahubwo gukomanyiriza navuze ni ukujya mu gihugu, uva mu gihugu ujya mu kindi, uvuga uti bariya abantu nazahitwa umunyarwanda ujye ufunga, nazahitwa umunyarwanda ufunge. Ngibyo ingorane twagiye duhura nazo, ndetse hari naho abasirikare b'Abanyarwanda bagera mu gihugu bakayica abantu, bakazana ya ntumbi bakayirambika ku muryango w'impunzi,
kugira ngo abenegihugu bazavuge ko ya mpunzi ariyo yishe wa mwana. Urumva rero umuntu wacumbikiye waza acumbitse none akaba ari kwica abana b'abenegihugu mwabana mute? Ubwo biba ku mitungo, biba kwiba, biba ku bindi, kugira ngo ubwo buhemu bakora bizabafate. Mbese impamvu imibereho y'impunzi hanze kubaho mu bihugu bazahungiyemo ntabwo ari myiza, cyane cyane mu bihugu bidukikije bikikije u Rwanda, nubwo ziri ari nyinshi. Hari baza bavuga ngo impunzi ni nkeya. Njye mperuka kubabwira ko nabaze miliyoni n'ibihumbi 500. Iyo i Buganda honyine uhagiye uhasanga ukuyemo no kuwongereyeho abanyekongo bita abanyarwanda bita abanyekongo kugira ngo byenda bashobore kuramuka, usanga hari 1,000,000 b'abanyarwanda, kuko noneho niyo yise umunyekongo akomeza kuba umunyarwanda, ni ukwita umunyekongo ku izina, noneho ariko ari umunyarwanda. Muri Kenya hari abanyarwanda benshi, hari uvuga ngo muri Kenya abanyarwanda bake, ngo hari 15 gusa. Yego, ariko nibutse ko igihe bahigaga impunzi muri Tanzania yari yahungiyemo impunzi nyinshi cyane muri 94. Noneho Tanzania iza gufata umwanzuro wo kuzicura ku ngufu zose. Hariyo rero abageze kuri miliyoni isaga. Abenshi muri bo bihindiye mu bihugu duhana imbibi, ntabwo batashye. Abo babonye baratashye, ariko abandi bagiye mu bindi bihugu hirya no hino, abo muri za Malawi n'ahandi. Impunzi rero zinyanyagiye hose. Mwavuze rero muti ikibazo kituma na n'ubu bagihunga ni izihe? Icyo gihe hariho muri 94 tuvuge ko iryo hunga n'iryo mu Gifaransa bita cyangwa mu zindi ndimi zo mu mahanga primo facie, n'abafunga mu kivungi. Ariko kubera abakomeje gutotezwa, kwicwa, kwamburwa ibyabo, kubuzwa kuvuga, abo bose bagiye batoroka u Rwanda buhoro buhoro, kuko bari babuze amajyo. Na n'ubu rero biracyabaho. Nk'ubu ntabwo urugero wakubwira ngo nka Rashidi Cyuma n'abari abanyapolitike bandi bari mu gihugu, ba Bernard ndetse babujijwe, bambuye za pasiporo, babwiye bati u Rwanda rurafunguye n'umugende. Hari abavuga bati mu Rwanda nibura 3 bya 4 byaruvamo, ariko u Rwanda kubera ko rufungiranye birakomeye. Nyewe ndetse na uwitwa Kizito Mihigo w'umuririmbyi kabuhariwe yishwe bamuhora ko ngo yaragiye gutoroka. Igihe navuga ngo ni uburenganzira mu Rwanda sibwo. Iyo bakubonye utoroka ucirwa nk'urwaciwe Kizito. Urumva ko bwa burenganzira bwo kuva mu gihugu cyawe ujya mu kindi kubera kuhunze cyangwa kubera ko hakunaniye, wakuna ugiye gushaka imibereho, bagenda baselekshona bati wowe genda, we ntugende. Ariko ubundi ni uburenganzira busesuye ku muntu wese kuva mu gihugu cye, haba ku neza cyangwa ku nabi. Ibyo rero byo kuva mu Rwanda ni amakimbirane cyane ya politiki. Hari abagiye batumvikana na FPR kubera imitegekere mibi, bati tugende. Hari abandi bagiye batotezwa kwamburwa. Nabaha nk'urugero rw'abari bari muri Banyahe. Nari mvuze bari abaheruka gufungwa kubera ko
bafunguye twa YouTube bavugiraho ibitekerezo byabo bakamufunga. Ese ko navuze ibyo ntekereza muramuri batifungwa njabone ibyo wa Tom Ndahiro bavuga ku muntu yagombye kuba ari bo wigize nk'umuntu uvugira leta kandi atari nawe muvugizi wayo, ariko ibyo yavuze ngo urafungwa kubera agatoki, nta nkete yindi nta giki. Noneho wajya kumva ngo barya abapolisi barya abasirikari bishe abapolisi ko bashinzwe kurinda umutekano w'abaturage bavamo babica gute? Noneho bakica umuntu wari ugiye kuzunguza agataro bakamubwira ngo niba utagiye hariya turakurasa. Naravuga ati ngiye kwirwanaho mureke ndebe uko naramuka, ndebe uko umuryango wanjye waramuka. Bati bigenze gutya, akubita n'umurokoro akamukubita urusasu akabaguyaho. Izo ni impamvu zindi zituma umutekano w'abantu ubura bagatoroka ku bwinshi. Uretse nanone ko ibyo bibazo byonyine hari igihe n'abantu babyihanganira, ariko hari n'inzara, ubusonzi, kubera ko abantu bakeneshejwe babatetse guhinga ngo igihingwa kimwe bakagihinga, nacyo bamara kugihinga ku musaruro bakabura isoko. Usanga hari nk'abantu bahinze imiceri iborera mu kibuga. Hari abahinze ibigori wajya gucamo n'icyo kotsa ukabiryoza. Ibyo byose ni ibintu bituma imibereho y'umuturage itamera neza, akavuga ati ninyagasamburira rima nzagenda nzagwa iyo ngiyo. Hari impamvu nyinshi zituma abantu bahunga, bakomeza guhunga, ari ubwo bukene bukurwa, atari ukuvuga ko abantu bananiwe gukora, ari ukuvuga ko ibyo bakora bakorera ubusa, bakabona imvune bavunika, baba bafite abandi babyexploit. Ndakeka ko wareba ibibazo mu gihugu cyacu, ari mu mibereho myiza, ari mu buzima busanzwe, yewe nk'ejo bundi hateye indwara ya COVID-19, bari bafashe ingamba zo gukingira, ingamba zo gufungirana igihugu kugira ngo abantu ntibafatwe, ariko hajyemo gikabya, disproportion. Abantu barafatwa bafungirwa muri za stade, abandi bafungirwa muri za centre de transit. Mbese bibi gitangaza, abantu bahora bakwirwa, babura ibyo barya, barasonza, abana ntibasubira mu ishuri, bose abandi bajya mbese bagira ubuzima bubi cyane. Niyo mpamvu bavuga bati wafungura u Rwanda, warufungura, bati Abanyarwanda musoke, hasigaramo mbarwa. Kubera iki? Kubera kutishyura ngo wizane, kubera ingaruka zabyo benshi n'ubutetsi bubi. Noneho wajya kumva nyine mwigeze kubikomozaho mutamategeko barayindi, uko biruka ku izo mpunzi z'Abanyarwanda niko birukanka ku ndonke impunzi zo mu mahanga zaturukaho. Izo ndonke u Rwanda rwagiye kuzishaka muri Israeli, rufatayo abantu rurabacuruza, rumaze kubacuruza. N'ubu nta Munyarwanda, nabwo nta muntu uturuka mu izo mpunzi bari bavuze ngo bazatuza wabona mu Rwanda. Ubwo icyo kiraka kiragiye, babonye kuko abantu basakuje bati twongere twine muri HCR, sinzi uko bayitekinise menye ariko babyita, batangira kuba amafaranga, bati muzane impunzi tuzagenda tuzohereza. Icyo kirakivuyeho, bikubise mu isoko ryo mu Bwongereza,
mu Bwongereza kubera ko bari batangiye kuvuga ko impunzi batashaka kuzakira, ariko nabyo ni ukwirengagiza nyine kwikora umutwaro wemewe, kuko kwemera ko impunzi ziza mu gihugu ari uburenganzira bwazo. Icyangombwa no gusuzuma dosiye neza bakareba ko uwo muntu ntacyo ahunga. Ariko bati kugira ngo twerekane ko turi intagondwa tudashaka abanyamahanga, reka bose tubahindire mu Rwanda. Batangira kubibwira ibindi bihugu. Iyo ni politiki ya kera yo gushaka yino y'intagondwa zidashaka ko ari abanyamahanga babinjiramo. Bati tujye dusuzuma ibibazo byabo iyo ngiyo, ndetse niba ngombwa abo ngabo baba ubutaka baturiwe. Ariko se mwese ko muzi u Rwanda, abo bantu bava muri Amerika cyangwa plutôt bava mu Bwongereza bazatuzwa mu masambu ari ahagana he mwaro ya Rwanda, ko abadafite abaturage benshi bo mu Rwanda, abafite igice cya hegitari y'isambu ntabwo bageze kuri 80%. Abenshi bari munsi y'aho ngaho. None bakavuga ngo bazane abandi bantu. Njye cyo nehoze mbara abatwa bagenzi bacu b'abatwa mu Rwanda. Buri wese afite agasambu kangana urwara katageze kuri metero kare 20. Buri mutwe abatwa bafite metero kare 20 ntibabarirwa kuri 60%. Ariko abo bantu ni bafite abatura baburiyemo, leta irabizi, yabuze iyo bashyira, ndetse rimwe na rimwe ikiha utubumba bari basigaranye. Noneho ngo reka bazana abandi bantu baze gutura aho hantu. Iyo bazana abantu bahungiye mu Rwanda byo birumvikana, ariko kujya kwakira amapawundi ajya mu mifuka y'abantu bamwe, ibyo ni bwa bucuruzi twavuze binyuranye na ya mategeko mpuzamahanga ari yerekeye abimukira, ari nayerekeye impunzi. Yewe n'abimukira hari amategeko abarengera yasinywe muri 2017 avuga iti abimukira bagomba gufatwa gutya, ntabwo bakwiye gufatwa kubwo buryo bwo gutangwaho amafaranga. Mbese biriya mbishyize hafi ni nk'ibi bita ngo uburaya mu Rwanda. Burya uko babyita ngo uburaya ni ukuvuga ngo abagore bita indaya, ni ukuvuga ngo basambana. Ariko ubundi ahandi ibyo bita indaya ni ugutangwaho amafaranga, kugura igitsina. Ibyo rero nibyo tuvuga tuti igihugu nticyari gikwiye kuba icyamaraya, ari maraya b'abagabo cyangwa b'indaya b'abagore, ahubwo cyongere kibe igihugu, Abanyarwanda bongere batekane, bajye hamwe, noneho bafatanye kubaka igihugu cyabo. Nubwo bagize ibibazo bikomeye, kugira ngo babikire, nuko bazongera guhura bakajya hamwe bakavuga bati ntacyo dupfa, twese dukunda igihugu cyacu, niwo mutungo dufite, mbese niyo patrimoine ya buri munyarwanda. Mbese buri wese akumva ari iwe. Murakoze cyane. Nagiraga ngo mwuzuze neza, mutubwire impamvu zituma Abanyarwanda nyine batagaruka mu gihugu cyabo, mbese ngo ubuhunzi bucike n'icyakorwa. Ubundi gusubira mu gihugu cyangwa kukivamo, uretse babandi abahunze muri 1994 bahunze intambara, ariko abandi bagenda urusorongo
umuntu agenda ku mpamvu ze, impamvu zimwe nazivuze mu kanya zo kuburuzwa uburenganzira, impamvu zaturuka no ku nzara, impamvu zituruka kutotezwa mu gihugu cyawe. Izo mpamvu rero zo gutotezwa iyo zirangiye iyo urebye, kuko ubundi impunzi ihora irekereje ivuga iti bimeze biti, mbese nakwivuga njyewe buri munsi nibura buri masaha abiri, rimwe mu masaha abiri ntekereza iwacu, ngatekereza nti byifashe gute, ese impamvu abantotezaga baracyabikora, ese ngiyeyo babikora, ndetse rimwe na rimwe nkanabaza, mfite abavandimwe, mfiteyo umuryango, nkabaza ntese aho wa muntu aracyambiga, akaba yambwira ati nyamara nushaka ugenze gahoro, cyangwa ati bimeze gutya, cyangwa hari n'igihe abikubwira gusa kubeshya ngo ugumeyo, ni wowe ugomba kwimenya. Icyo gihe njyewe menya neza ko nataha, nkavuga nti njyewe mfashe inkoni yanjye nsuye iwacu, kuko niho ibyanjye biri, njye mpunga ntacyo nazanye, naje mfite akabando mu ntoki nabundi nagafata ngasubira iwacu niho wari ibyanjye, nta bindi, ntabwo uvuga ngo naje no matera insina, nta bindi mfite hano uretse ko njyewe mbonye bimeze neza nataha. Nuko rero navuze ngo umutimanama watumye ngenda niwo ukomeza kureba nkaryebuza, nkareba ntiyewe bya bintu byarashize. Iyo rero bikiriho ndakomeza nkicara hano ngategereza, ariko noneho nkareba noneho na mugenzi wanjye, ese mugenzi wanjye we nawe nuko, nawe twaganira atewe ati bya bintu biracyakomeye, ati wabicanyi baracyahari, akakwereka noneho baba nini nakubwiye bagiye no kwica mu Bwongereza, bageze muri Australia, bagiye guhiga no muri, none wajya kumva mu barakara hahugurutse ati impunzi tuzajya kuzifumbiza amashyamba ya Kongo. Wajya kumva Kabarebe hahugurutse ati abana b'impunzi bari batangiye kumenya ubwenge, murebe ukuntu tujya kubagonganisha n'abacu tubatsindeyo ntibashobore no kwiga, ubundi twumvise ko baba n'abambere, dukore ko dushoboye kose ntibabone ayo mashuri. Aho ibihugu byatangaga ubufasha nka za bourse d'études bakabiraramo bati nimwongere guha bariya abantu bourse d'études. Nigeze kubwira ukuntu hari abaza bakica abana b'abenegihugu bakabashyira imbere y'urugi rw'impunzi, ngo abo benegihugu ahubwo bakwiraremo nabo bakwihorereho. Ibyo byose ni ibikorwa rero bifite ingaruka z'uko ubona ko bya bindi bahunze, ndetse aho kugira ngo bicube byagiye bijya hejuru. Ariko nigeze kubwira noneho ikibahima cyangwa se ikiboshya ni bya bindi bavuze bati umwanzi wacu ni impunzi. Mbese nuko njya kubishyira no ku nkotanyi byenda na kera na mbere. Nigeze kumva igihe Kanyarengwe yarahunze. Kanyarengwe ni umuntu wari minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu kera, noneho aza gushwana na Habyarimana, baza kuvuga ko yahunze. Habyarimana agiye kumuvugiraho ati si wahundi, ati yahunze amahoro. Donc yamumenesheje, ariko agiye kuvuga ati yahunze amahoro. Urumva ko iyo mvugo si ya none, ni u Rwanda rumeze nk'ururimo ibintu by'ibidayimoni bidatuma rukira.
nawe umuntu yaguhunze uti yahunze amahoro. Sinzi niba byenda icyo akora icyo atakoze, we ntiyamukurikiranye ngo ajye kumwicira iyo agiye. Ariko icyo kintu cyo mu Rwanda cyo gufata impunzi nk'umwanzi biba ibyo, noneho ikibi cy'uko wamwise umwanzi bigatuma umuha ya sura y'umwanzi, isura ituma nyine n'abandi bamwanga, ukamwanduza, ukamwita igisambo, ukamwita ati uwo muntu muturanye aho ngaho wiyegereje, ubwo arabwiye mwene gihugu ati uwo muntu wiyegereje aho ni umuteroriste, nutamwitondera azaguhitana. Ubwo urumva uko wakugize. Ariko we kuko ati kandi ikindi yavuye hano akoze jenoside, ni umujenosideri, attention. Ubwo ni ukuvuga ko ukwegera wese aravuga ati dore wamwicaye wakoze cya cyaha kitagira uko cyitwa. Ibyo byose rero bituma impunzi zibura amajyo, zikakomeza kuzerera. Naho muri icyo dusaba leta y'u Rwanda nikore ibyo yiyemeje n'ayo masezerano yakoze muri 1994, arahari, aranditse, avuga iby'impunzi zigomba kubona kugira ngo zitahe, byose birahari, biranditse. Uko impunzi yafatwa igeze iwayo, ibyo byose birahari. Kuko nzi abantu bigeze kuzana mu Rwanda b'Abanyarwanda baturutse muri Gabon, bageze mu Rwanda babuze bose icyarimwe, nta n'umwe wongeye kuboneka. Urumva ntibakiriwe imanza ngo tuvuge ngo hari ibyaha bari babasanganye babuze batyo. Hari n'abandi tuzi bagiye bakurwa muri Kongo bakajyanwa gutyo bakwica. Ngira ngo nyine biriya bitero, ziriya ndege ngo za Rwanda zijya gutera muri Kongo bagakacagura, uko kwica bo batagira n'ukomereka. Urumva abo bantu nyine baba barwana n'abantu, kurwana n'abasaza n'abakecuru n'abantu badafite ikivurira, bakaza bakica, bagasiga bafumbije Kongo iyo mibiri y'abantu bakitahira. Uretse ko hari n'uwambwiye ngo iyo bamaze kubica babaca imitwe bakayijyana, bakavuga ngo dore imitwe y'aba bantu bakoze jenoside, bakayongera ku mitwe y'abakoze jenoside. Buriya abanyekongo bafite amabanga menshi, iyo bateze ko iyo inkotanyi zimaze kwica abantu zibaca ibihanga zibijyanayo. Ukavuga uti nyamara mu Rwanda hari ahantu nyine usanga ibihanga bagiye bashyira nko ku isoko, sinzi bimwe Indabage yavuga, niba ari Damange yavuze, bibereyeho ngo kuzacuruzwa. Nuko byifashe rero, harimo amarorerwa menshi akorerwa mu gihugu akwiye kwitonderwa, bityo abantu bakongera bakegerana. Kuko hari umuntu wigeze kuvuga ati abantu bamenye ibintu ko buriya bukunzi buryana, bakaba badashaka ukuntu bwarangira. Bati ibihano Imana izabaha bizaba biruta ibyo yaha abatazi ubwo bubabare, kuko batubabaza kuriya nabo barageze kubabara ko nubwo nigeze kuvuga ngo iyo ukize icyagukinagiragamo ubona ari buhoro. Murakoze. Ndumva ikibazo warumbajije ari uko nagisubiza. Murakoze cyane. Nk'uko Muzehe Rutihuza amaze kubisobanura neza ku badukurikiye, muri rusange impamvu zateye ubuhunzi mu Rwanda ntabwo ziravaho, ahubwo yanasobanuye yuko ubugome n'ubukana bikoranwa kugira ngo abantu bashobore guhunga igihugu bwakomeje kwiyongera. Mu kanya rero ndaza kubaza Michel ikibazo kugira ngo aze gufasha Rutihuza kugisubiza, none ubwo ndamuha umwanya bagitekerezaho.
hashize imyaka 28 abantu baracyahunga n'uyu munsi barahunga. Nabivuze no mu ntangiriro, byageze naho abacitse ku icumu, abatutsi bacitse ku icumu rya jenoside nabo bahunga umusubirizo. None iki kibazo ko leta y'u Rwanda yakomeje kuzamura ubugome, iki kibazo mwumva muri rusange cyangwa twumva abanyarwanda bagisohokamo gute? Icyo kibazo kiraza gusubizwa na Michel. Mbere yuko asubiza rero, nagiraga ngo mbahereze ubuhamya ko nabaye impunzi mu gihugu cy'Ubugande, niho nahungiye nsohotse mu Rwanda mu mwaka wa 2012 mu kwezi kwa mbere. Nageze mu kwezi kwa kabiri. Muri icyo gihe nagiye gusaba ubuhungiro. Umunyarwanda uburyo yafatwaga kimwe n'uyu munsi wa none amakuru ndayakurikirana biteye agahinda. Abanyarwanda benshi baba mu gihugu cya Uganda babayeho mu buryo nta byangombwa bafite. N'abafite ibyangombwa n'ubundi buryo banyuzemo kugira ngo babibone. Muzeru Tuze yabivuze, hari nk'abashoboye guhindura kwiyita amazina y'ibindi bihugu, abakongomani, abarundi n'ibindi kugira ngo bashobore kubona ibyangombwa. Noneho hari n'abicaye babaho gutyo batagira ibyangombwa cyangwa bafashe ibyangombwa byo muri Uganda. Icyo gihe rero nagiye kwidekararanyura mu nzira zemewe n'amategeko kimwe n'uko abandi babigenza. Nagiye kuri polisi, banyohereza ku rwego rwitwa, ni ikigo cyitwa OPM, ni ibiro bifashe biratashe ku biro bya Minisitiri w'Intebe, ariko direkisiyo ishinzwe iby'impunzi. Natanze ibyangombwa bishoboka byose kuko nari mbifite. Mbitanze ibyangombwa banyimye ubuhungiro, bambwira yuko ntuzuje ibisabwa byose kugira ngo mpabwe ubuhungiro mu gihugu cya Uganda. Kandi nge muri ibyo byangombwa natangaga harimo raporo ya Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yari isohotse icyo gihe, bagaragazaga uburyo abantu bafunzwe n'inzego z'iperereza z'u Rwanda bakorerwa n'iyicarubozo, ndetse bashyiramo izina ryanjye ryari ririmo. Nari mfite raporo y'umuryango Amnesty International wari wakoze ku buryo abantu bakorewe iyicarubozo mu Rwanda bafunga binyuranyijwe n'amategeko. Nari mfite raporo yakozwe n'umuryango Human Rights Watch. Nari mfite raporo yakozwe n'umuryango Riporodoro Nginafunze. Nari mfite ibinyamakuru byanditse kuri kesi yanjye. Ndagenda ndabitanga ndabidepoza, ariko banyimye ubuhungiro. Ubwo rero kugira ngo mbubone byabaye ngombwa ko haboneka ingufu z'imiryango mpuzamahanga iharanira uburenganzira bw'ikiremwa muntu. Bandikiye Minisitiri w'Intebe ibaruwa irambuye iriho y'amapaji 2, baranashyiraho n'amanexe ahamya kuko natotejwe mu gihugu cy'u Rwanda kandi ko nari nujuje ibisabwa kugira ngo mbe nahabwa ubuhungiro mu gihugu cya Uganda. Ibyo birangiye bamaze kwandika, byabaye ngombwa ko banahamagara Minisitiri w'Intebe, nguko uko bampaye stati y'ubuhungiro kugira ngo nyibone. Nimba byarabaye gutyo, ngewe mfite abashoboraga gusobanura ikibazo cyanjye, abandi basigaye buri wese cyangwa ukurikira iki kiganiro yibaza tese abandi basigaye bo byagenze gute. Tukiraho nashoboye kuganira n'umwe mu banyarwanda wari warahunze igihugu cy'u Rwanda, aza kugira amahirwe yo kubona bourse d'études ya HCR, ariga yiga ibintu bijyanye na droit de l'homme, yari arimo arangiza masters. Ubushakashatsi yakozeho yagiye gukora ku bijyanye n'impunzi z'Abanyarwanda. Yakoze ubushakashatsi ku mpunzi z'Abanyarwanda, agera noneho ku gice cy'uburyo bahabwa ubuhungiro. Ubwo bushakashatsi yabukoze mu mwaka w'2011. Nge twarahuye turanaganira turavugana. Muri ubwo bushakashatsi bwe, kuko ishoboye kugera kuri archive z'icyo kigo cyitwa OPM gitanga kirebana n'ibijyanye n'impunzi, nyine cyane gishije kidepana kwa Minisitiri w'Intebe. Muri ubwo bushakashatsi bwiwe yagaragaje yuko Abanyarwanda bahabwa ubuhungiro ari Abanyarwanda bari munsi ya 2% y'abasabye ubuhungiro. Ababubona rero muri abo ngabo nabo twibukiranye yuko Muzeru Tuyunza yabisobanuye neza, nubwo baza guhungeta impunzi ziri hanze bitandukanye na bya bindi yavuga ati Kanyarengwe yahunze u Rwanda, ariko Habyarimana ntigeze amukurikirana hanze aho yagiye kandi yari nubwo rero bigenda gutyo, ndagira ngo mbabwire ko no muri iyo mibare ijya gukandagira muri 2%
bahabwa ubuhungiro ni abantu boherezwa n'inzego z'iperereza za FPR bazaza kuneka impunzi, nibo bashobora bonyine kubona ibyangombwa by'ubuhungiro, kuko bari bafite uburyo bakorana n'inzego za Uganda zikabibahereza bakaza kwivanga mu bandi, abakabiri ubwo bo bitwa impunzi, ni nabo baza bahawe igihugu cya gatatu, bahawe reinstallation, bakaza kubana natwe bavuga ngo ni Abanyarwanda bahawe ubuhungiro, ariko ntabwo ari byo. Ni Abanyarwanda baboherejwe n'inzego z'iperereza baje kuneka. Icyo nashaka gushimangira rero nuko gutanga ubuhungiro ubwabyo leta y'u Rwanda yagerageje kunyanyagira mu bihugu impunzi z'Abanyarwanda zahungiyemo kugira ngo byime ubuhungiro Abanyarwanda babihungiyemo bagume bazerere, ugeretseho na bya bindi Rutihunza yasobanuye. Numva ari ako kajyanye n'ubuhamya nageraga ngo nongereho ngaragaza yuko impunzi nyinshi zijya gusaba, nkaho nanyuze ndavuga mu gihugu cy'Ubuganda, zose barazirojeta, baravuga ngo ntabwo bujuje ibisabwa, ntabwo bujuje ibisabwa. Namaze kuvuga inzira nanyuzemo nanjye kugira ngo mbihabwe. Reka rero tugaruke kuri Michel, ikibazo twamubajije akidusubize mu magambo makeya, noneho dukomeze twese dusagira ijambo. uri kuri mute banzu yikuremo. Urakoze Ngarama, ndabisubiza kuko mu magambo makeya, ariko mbere yuko ngira aho ngaho reka nongere nsubire mu byo Rutihunza avuze, mbwire abatwumva ko abantu bose bahunga cyangwa se batinya gusubira mu gihugu cyabo ni ukubera ubutegetsi bubi. Kuvuga rero ubutegetsi bubi ntabwo bihagije, bivuga ko ni ubutegetsi burangwa n'akarengane, ubutegetsi burangwa n'iterabwoba, ubutegetsi burangwa n'irondakoko, kwamburwa iby'umuntu no kwicisha abaturage inzara, umukeno ndetse n'indwara, kuko kuvuza hariya nubwo bavuga ngo hari mituweli ariko ntabwo abantu bavurwa, hari ukuburirwa irengero, hari gufungirwa ubusa, hari iyicarubozo, ubwicanyi, itotezwa ndetse n'ubutegetsi bw'igitugu muri rusange. Nkeka ko ibyo bintu maze kurondora ntabwo mbirangije, ariko rero nibyo bituma abantu bahunga, hanyuma akaba ari nibyo bizitira abantu gusubira mu gihugu cyabo. Kugira ngo abantu batahuke, ni uko ibyo bibazo bizaba bimaze gukemurwa, nubwo bitazakemurirwa rimwe, ariko rero iby'ingutu bigomba gukemurwa kugira ngo umuntu agire uburenganzira bwo gusubira mu gihugu cye, yaba kujya kugumayo cyangwa se kugira ngo ajye kugisura agaruke aho aba. Umuti rero ntabwo woroshye, hagomba uruhare rw'abanyamahanga, hagomba uruhare rwa leta y'u Rwanda, hagomba uruhare rw'impunzi ubwazo. Ku ruhare rw'amahanga Rutihunza yabikomojeho avuga ati amahanga yaradukomatanyirije, amahanga impunzi z'Abanyarwanda zaragurishijwe. Ni ngombwa rero ko ibyo bihugu, yatanze urugero rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko ntabwo ari rwo rwonyine, nk'uko maze ubuhamya bwawe maze kuvuga birabigaragaza ko kugira ngo umunyarwanda azabone ubuhungiro bimugora, no kugira ngo rero ayo mahanga azatanga umuganda wabo mu gukemura ikibazo cy'u Rwanda bizagorana, ariko ni uguhozaho kugira ngo bumve ko Abanyarwanda barenganye ko bagomba gusubira mu gihugu cyabo, kandi ko icyo bahunze ari ubutegetsi bubi. Ikindi rero ni uruhare rwa leta y'u Rwanda, nk'uko Rutihunza yabikomojeho, nuko ndetse na François, nuko mu izo ngingo FPR ifite zo yaje itubeshya ko izanye demokarasi, harimo ikibazo cyo guca burundu ubuhunzi. Ubwo rero leta y'u Rwanda niba idakoze ngo izo nzitizi zibuze impunzi gutaha ziveho, ntabwo impunzi zizataha. Ikindi kuri leta y'u Rwanda nabwo Rutihunza bikomejeho, nuko igihe ndibuka muri za 1985 kugeza mbese muri 1990, igihe inkotanyi zateye, hari politiki y'u Rwanda yuko ibihugu bicumbikiye impunzi byazorohereza
kubona ibyangombwa kugira ngo ziturwe zihabwe uburenganzira bwo gutura muri icyo gihugu kugeza naho bibona ubwenegihugu. Ariko kandi leta nayo izihe pasiporo donc bashobora kuza gusura u Rwanda igihe bashakiye bagasubirayo, cyangwa se kuko bashaka kuza mu Rwanda bakaza. Donc iyo ni leta y'u Rwanda igomba gushyira ibyo mu bikorwa. Icya gatatu rero ni uruhare rw'impunzi twebwe ubwacu. Impunzi akenshi ziravuga donc babaye ba ntibindeba, cyangwa se hari terme hari ijambo Rutihunza akunda gukoresha, donc impunzi twitwara nk'abimukira, nk'abo twaje gushaka ubuzima kandi atari byo, turi impunzi batererana gutyo, bataha ibyangombwa, bataha resettlement n'ibindi. Ubwo rero ikibazo ni twebwe tuzagomba kuzikemura. Ntabwo ari amashyaka na association. Ubu ngubu uyu urebye ntabwo ayo mashyaka yose sinzi ko barenze abantu 1000. Ntabwo rero aribo abo ngabo aribo bazakemura ikibazo cy'impunzi mu kumvisha leta cyangwa se amahanga ko impunzi zigomba kugira umutekano no gusubira mu gihugu cyazo. Ku buryo rero mbona ko twabwo impunzi zagombye kuba iza mbere mu guharanira uburenganzira bwazo no guharanira ko zitaha. Akaba ariho ahantu donc ngira ngo ndangirize, nuko RBB ni urwego ruhuriweho n'imiryango myinshi. Ikibazo rero ngira ngo RBB ifite umuganda munini yatera amahanga n'u Rwanda kugira ngo icyo kibazo kibongerwe umuti. Ikibazo cy'impunzi kuko nk'uko bivuze ugitangira nicyo cy'ingutu. RBB rero ni igifate gishyire muri priorite zabo, gishyire mu bibazo bya mbere bigomba kwigwa, kuko imiryango 38 nivuga rumwe ku icyo kibazo cy'impunzi, ngira ngo ijwi ry'impunzi rizarushaho kumvikana ari mu mahanga, ari mu Rwanda, ndetse no mu mpunzi ubwazo zikumva ko zigomba guhaguruka kugira ngo ziharanire uburenganzira bwazo. Murakoze, bibone n'ibyo nashaka kuvuga mu magambo make. Arakoze cyane Michel, hari ikintu cyiza cyane asorejeho rwose nshimye cyane. Aravuze ati uruhare ni urw'impunzi, uburenganzira mu yandi magambo buraharanirwa. Nyir'ubwite rero ni we wa mbere mu kubuharanira. Akomeje no kandi kanavuga ati RBB, umuvugizi wa RBB turi kumwe hano, wenda araza kugira icyo abivugaho, ariko ngewe nanjye icyo nageraga ngo nganisheho nuko nk'uko Michel abivuze, RBB igizwe n'amashyaka ya politiki na societe civile muri 40. Ni ukuvuga rero ngo uruhare rwacu ni ukujya kuryama kuri ya miryango tugakomanga. Ubuvugizi burya nicyo kintu cya mbere gikomeye, ibindi bikaza nyuma. Ubwo ndumva ko François yabyumvishe. Ikindi nongeragaho ku byo bari bamaze kuvuga kare, nuko mu by'ukuri urebye nyuma yo guhunga, Rutihunza yabivuze ati ikibazo nuko impunzi uretse guhunga igihugu banazikurikirana naho zahungiye. Hari ikintu tugomba kubwira n'impunzi kimwe n'abadukurikirana bose, kuko hari ubugome bukomeye bwateguwe bwo gukurikirana impunzi mu bihugu zahungiyemo, kuzangisha bene gihugu no kuzangisha ubutegetsi bwo mu bihugu zirimo. Ibyo ndabivuga mpereye nko ku rugero yatanze rwiza avuga ku ijambo Kabarebe yavuze, uretse ko yavuze urugero gusa bavuga yuko ngo impunzi n'abajenosideri, ahubwo abo babuze n'icyo bashinja baravuga ngo dufite ingengabitekerezo ya jenoside, n'abana badukomokaho ngo bonse ingengabitekerezo ya jenoside. Icyo ni ikintu gikomeye mu by'ukuri cy'icyasha gikomeza kusigwa ku wahunze u Rwanda wese kugira ngo abure amahwemo aho ari. Mboneho wenda no kubwira nk'abavandimwe bacu bari nko mu bihugu bya Afurika, mubona ko hari ikintu cyakozwe na leta y'u Rwanda, buri wese agomba gutekerezaho, tukavugana n'abantu bariyo. Hari ikintu cyo kohereza ingabo muri Centre Africa, ntabwo zigiye gucunga umutekano wa perezida w'igihugu cyawo n'abaturage bonyine, ahubwo harimo no kujya kuneka no kugirira nabi impunzi z'Abanyarwanda. Tuzi ibikorwa byagiye bibayo. Hari abasirikare boherejwe ejo bundi muri Mozambique, ubwo Kabarebe yari amaze no kuvuga ririya jambo,
ibiri kubera iyo ngiyo muri Afurika y'Amajyepfo turabizi. Muri no minsi bari gushaka kujya no muri Congo Brazzaville, hariya bavuze ngo baguze isambu. Ibyo Rwanda ijya gukoreshwa nabyo Mubaraka yarabivuze turabizi. Ibyo byose rero byo kohereza ingabo hirya no hino cyangwa hato na hato ntabwo ari umugambi wo gucunga umutekano, harimo n'umugambi wo kujya kwica impunzi no kuzigirira nabi aho zahungiye ku isi yose. Nk'uko nabivuze rero, uburenganzira bwa buri wese buraharanirwa. Mbere y'uko leta igucungira umutekano, nawe ugomba kuba wawicungira aho uri ukamenya ubwenge. Mu kanya rero twabonye umushyitsi Claude wadutemberereye, turagira ngo Claude afate nk'iminota itarenze 2 cyangwa 3 ko turi kugana ku musozo, atubwire muri make muri Afurika y'Epfo aho ari ageranije n'ibyo kubirebana n'impunzi, mbese impunzi muri rusange ariko mu magambo makeya. Murakoze cyane Jean Bosco kumpa ijambo. Ndavuga wenda gatoya niba mubinyemereye ku kibazo mbona kitugoye cy'impunzi hano muri Afurika y'Epfo, niho ngewe ndi. Ariko hari niba mubinyemereye murampa akanya mbaze utubazo tubiri, kamwe ndakabaza Mzee Theobald, akandi ndakabaza Bwana François Xavier Tukugira. Mpereye rero ku cyerekeranye n'impunzi hano muri Afurika y'Isud. Muzi ko igihugu cy'u Rwanda gifite strategy, ndumva ahari Mzee Michel yabaye nk'ubivugaho, gifite strategy yo kugira abantu, oya ngira ngo ahubwo niwe Jean Bosco tuze ku byerekeranye n'ubuhamya bwawe i Bugande. Leta y'u Rwanda ifite strategy yo kohereza abantu, navuga ko mu rwego rw'ikivuge, bakaza mu bihugu birimo impunzi, bakitwa impunzi, bakabona n'ibyangombwa akenshi na kenshi imbere yacu, kuko baba bafite ikivugira, baba bafite n'uburyo bwo kubigeraho. Noneho bambara kubigera mu mwanya mutoya cyane, bafite ibyangombwa, bashobora gutembera librement. Noneho ugasanga nibo bantu basa naho bafite imirimo muri ambasade. Hari wa mutwe mwumvishe witwa ngo ni intore. Abo bantu mu by'ukuri tuba twicaranye, iyo mu gitondo turi mu nama y'impunzi, ugasanga baraza tukicara hamwe, tugatangira kuganira ibibazo by'impunzi. Ku mugoroba bakagenda bakajya noneho muri ambasade, nibo bahakorera iminsi mikuru, banywa inzoga, bakarya, bagafeta. Noneho wakumva ngo umutegetsi runaka muri iyi minsi, noneho muri iki gihe cyo kwibuka, hari intumwa zirimo zigenda zizunguruka mu bihugu ngo zije ngo gufasha ngo Abanyarwanda ngo kwibuka. Noneho ba bantu ugasanga bagiye gutora ikirongo muri bya biganiro byo kwibuka. Mu by'ukuri ugasanga ni abantu bari pro FPR na leta yayo, kandi mu wundi mwanya bakagaruka bakicara mu mpunzi bitwa impunzi. Abo bantu rero baduteye ikibazo gikomeye. Niho mujya kumva mukumva ngo abantu barashwe, niho mujya kumva mukumva ngo abantu banigiwe mu mahoteli, niho mujya kumva mukumva ngo abantu batewe ibyuma, batangiriwe mu mamodoka baterwa ibyuma. Impfu mwarazumvise nyinshi cyane zabaye hano muri Afurika y'Isud. Ngewe ku giti cyanjye, nk'uko Jean Bosco yabibabwiye, ngewe nirukanwe ku kazi ahantu nakoraga kubera umuntu wari premier conseiller muri ambasade. Buri gihe wazaga gusura, uko nasohokaga yarinjiraga, uko nasohokaga yarinjiraga, birangira kuko bananyirukana nabi mvuye mu bitaro. Ibyo rero impunzi aho ziri, nk'uko mwabivuze, abinumvishe nabuze Michel yabivuzeho, impunzi aho ziri, icyambere ni ukwirindira umutekano wazo. Kwirindira umutekano wazo ntabwo ari kujya gutera akajagari no kujya kurwana, ni ukumenya ngo uriya ninde, twese tukamuhuriraho, tukamuteza polisi. Polisi zirahari mu bihugu turimo, tukamuteza polisi, agasobanura uko yaje, akerekana ibyo byangombwa bye, ariko akerekana n'icyo yahunze. Ibi rero birangeza noneho kuri ka kabazo nashaka kubaza Bwana Theobald, niba wenda umuyobozi w'ikiganiro yabinyemereye. Twabyemeye mu bimubaze, arasubiza mu munota umwe, ntabwo ari butinde turugana ku musozo. Akabazo ndabivugira rimwe nako mbaza François Xavier, comme ça ngewe mbe mbahaye umwanya.
akabazo nashaka kubaza Mzee Theobald, hariya muvuga ngo guhunga ni uburenganzira bw'umuntu, iyo mubivuze gutyo muba muvuga ko ari gusohoka mu gihugu arimo ni uburenganzira bwe, ku buryo yanagenda akaka pasiporo ati nimundeke ngewe mpungiye muri Afurika y'Epfo, cyangwa se ni uburenganzira ahabwa n'igihugu cyakagombye kumwakira bigendeye kuri ya masezerano cyangwa se za kompasiyo tujya twumva za Geneve zigenga impunzi mu rwego mpuzamahanga. Aho ngaho ndahita nanazaniramo cya kindi nahoze mvuga, nari maze kuvuga kuri experience yacu muri Afurika nk'uko na Jean Bosco yabivuze byamubayeho i Bugande. Ubusanzwe hari impunzi zifite icyo zihunga kubera imyemerere yabo, kubera viziyo zabo politike, kubera ibintu ibi n'ibi, ariko se n'abantu bahunga inzara cyangwa bahunga ubushomeri nabo bitwa impunzi? Kuko iyo twebwe twinjiye hano muri aho twaka ubuhungiro muri hano tuyita Departement ya Home Affairs, ni Ministeri ya Affaires Intérieures, noneho ho baratubwira bati umuntu uza akavuga ibintu bitari muri ibi ngibi, muri izi rezo politike n'ibindi, ukazana ko wabuze akazi, ukazana ko bakubujije guhinga, ukazana ibiki, ahangaha automatically bahita bakwirukana bakakubwira bati we ntabwo uri impunzi, uri umwe mu kintu, ujye mu gihugu cy'iwanyu wake visa, winjire mu gihugu, uze utubwire igihe uzamara hano, cyangwa se uce muri procedure yo kwaka ibyangombwa uri umunyamahanga uri muri iki gihugu. Ako kantu rero nako karaza kubera byonyine kutumva impunzi n'uburyo bwo gusaba ubuhungiro, noneho n'aba bantu baza ari abimukira bakaza bakatwivangamo. Ahanini nibo mu by'ukuri nk'umuntu uza agafata ibyangombwa by'impunzi kubera ko gusa n'uwabimuhaye atarebye mu buryo bwimbitse, noneho ku mugoroba bakajya muri ambasade, ejo ugasanga niwe bagiye gutera abantu ibyuma, ejo ugasanga niwe bagiye gutega abantu bakamumeneraho imodoka n'ibintu nk'ibyo ngibyo. Aha rero abimukira mu by'ukuri abenshi dufite baboherejwe na leta baza abimukira kubera ko bafite iyi agenda ibazanye atari ubuhungiro. Noneho rongeye kuri umuvugizi wa RBB, nifuzaga kumubaza Mzee Michel yaduhaye umwanzuro mwiza, avuga ati RBB igomba kugira uruhare rukomeye. Noneho nanjye nkabaza umuvugizi wa RBB, ese twaba dufite urwego rugize cyangwa se ishami rya diplomasi koko rifite ingufu rishobora kuvuga ibi bintu byose, ku buryo twakwicara no muri iki cyumba tukandika imyanzuro tukayibahereza bakagenda bakadufata? Ndibaza ko barabore abavuze Theobald ibyo bintu babimetiriza, ariko tukaba twabahereza ibyo bintu tukavuga tuti niba ari ikibazo kiri muri Afurika du Sud, nimugende muri Afurika du Sud mubabwire 1 2 3 4 5 dore ikibahangayikije ni iki. Niba ari ikibazo kiri mu Bwongereza cyangwa muri France cyangwa je ne sais pas aho muri mu Burusiya n'ahandi, mukavuga muti ikibazo kiri particulier muri iki gihugu turimo niki, noneho ishami ryacu rya diplomasi rigende rije kutubariza ibyo bintu. Nagira ngo wenda ubwo François Xavier turi ku nkiko araza kugira nawe icyo abitubwiraho. Ndumva nari cyaho ngaho. Murakoze cyane Jean Bosco. Murakoze cyane Bwana Claude. Ndagira ngo tudatinze cyane ko turi ku musozo, turajya kwa Mzee Rutihunza. Ndumva ikibazo yacyumvishe ni kubijyanye n'uburenganzira bwo guhunga babajije. Mzee, ijambo ni ryanyu. Yego, murakoze kumpa ijambo. Uburenganzira bwo guhunga bivuga ko aho uhunga uhafite ubwo burenganzira bwo kuva muri icyo gihugu no kujya mu kindi, ntawe ugukumira. Ndetse niba udafite ibyangombwa uhunga, igihugu uhungiyemo kigomba kukwakira. Ahubwo noneho ikibazo kiza ryari, kiza muri procedure d'examen bareba critère z'ubuhunzi. Ibyo rero iyo uhunze ugomba kubicamo, ntabwo ari ugupfa abimukira niba ugenda ntagire ikindi abazwa uretse gutanga pasiporo n'ibindi. Ariko impunzi kugira ngo yemererwe bayibaza ikihunga. Birumvikana ko
hashobora kubonamo abanyerera ariko Jean Bosco témoignage yaduhaye yerekanye ko niyo wujuze ibyangombwa kugira ngo ubone ubuhungiro babukwima. Ibyo rero nje nibyo nigeze gutangiriraho ariko nagira ngo nongere n'insiste nabibwira France kubera ko abantu bose bigira banyoni nyinshi wabaza sereti simbizi wabaza n'ibindi bihugu biti ntabwo tubizi ariko mwebwe nibi. Nje ndongera kubabwira ko Abanyamerika nibo basabye leta, guverinoma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika niyo basabye HCR muri 1996 mu rwandiko yanditse ndakeka kuri 28 z'ukwa gatandatu confidentiel yibwira ngo HCR yibwira ngo mukomanyirize bari abantu ariko ubwo HCR ntabwo iramenya ko twabimenye twaje kubivumbura. Ngira ngo niyo document nakohereje nagira ngo tuze kuvugaho na François nayimuhaye. Ibyo bintu rero ko twabavumbuye sinzi washyizeho ikiganiro ngo tubavumbure ubwo twababonye nitube tuti ko mwabeshyaga ko atari mwe kuki ngenza ngitwara nyabereka ukuntu ntotezwa ndetse byenda nkerekana n'ibikomere bantemye nakize ariko mukavuga ngo nge ndahunga ubusa. Noneho waguruta impamvu ngiye dore iyi confidentiel yanyu kuko nicyo ubashaka bya bindi mwavuze ko impunzi zigomba kwirwanaho zigomba kumenya nyine uko zirwanaho zikirwana ariko zikoresheje des arguments massifs, arguments zikomeye. Icyo gihe birashoboka. Wari uvuze ruti gusuzuma ibyangombwa nicyo ituma uyu ugiye gusaba ubuhungiro usaba nanone inama babizi abazi uko bigenda kubera ko dushobora kuba dukora muri kompanyi imwe bakatwirukana twagera mu gihugu tugiye gusaba ubuhungiro dufite impamvu zimwe nge bakabumpa we bakawukwima kandi usa naho wavuze nk'ibyo navuze icyo dupfa ko batwirukanye nubwo wavuze uti iby'akazi ntibabireba nyamara hari akantu bakongeraho bikarebwa. Ushobora kuvuga uti njyewe nari infirmier ni urugero noneho ndetse mfite na experience bazana undi muntu baramunsimbuza we atanafite iyo diplome ariko bamunsimbuza bavuga ngo ni from Uganda. Ako ka from Uganda gafite icyo kwiyongera ku buhunzi kuko cyangwa se bamuhoye ko ni umugore. Ibyo byo kuba umugore bifite ibyo byongera kugira ngo basuzume icyo kintu kuko ntabwo bakwimye akazi kubera bararejo bata umugore azabyara ntaboneke ibyo ngibyo yabivuga bigapasa ariko agiye kuvuga gusa ngo baranyirukanye nyine ntabwo bipasa bati umurima wanjye ntukera ariko ushobora kuvuga uti ntukera kubera ko banambujije kufumbira kubera ko ndi umututsi. Ako kantu k'ubututsi gafite ikindi cyongera kugira ngo zijya criteri zibe rempli. Bimwe bavuga by'ubwoko ubizanyemo ku bwoko ni protege. Ibi byavuze bya politique nabyo bizanyemo biraza ya groupe specifique ya nationalité. Mwibyo avuga agomba kwerekana ko icyo kintu gifitanye isano n'izo criteri zitanga ubuhungiro. Naho ubundi examen yo irakorwa noneho barya kuko bajya guhunga babagiriye inama bakabwira ati we nugerayo uzavuga ibi ngibi ndetse dore n'icyemezo uzavuge ko gifite kashe zifite ibiki cyerekana ko watotejwe na regime yacu ariko nugerayo uzahere ko
ubahinduka ubereka uriwe. Voilà, nge muri make nicyo gisubizo natanga, nongera kwinsita ko impunzi nizimenye bazigambanira, noneho zinababwira wowe urigeza inyoni nyinshi kandi ari wowe utumye ibintu bye. ACR rero nituma ibintu bigera hariya, nubwo tuvuga ngo ni u Rwanda rwo rubikora kuko biri muri politike yabo, ariko se ACR iyo yije akazi kayo yari ifite inshingano zo kurengera impunzi, none ahubwo igiye mu bazitoteza yitwaje des lettres confidentielles. Ngaho nk'uruba bless. Murakoze cyane muze ku nyigisho muduhaye. Nagiraga ngo nko kubyo mbere yuko François asubiza ikibazo bamubajije, nko kubyo Claude yaramaze kuvuga na muze yabisoreje bavuga ko impunzi zigomba kumenya uburyo zirindira umutekano. Nagira ngo mbahereze ubundi buhamya. Mu gihe gishize mfite umuntu w'umuvandimwe yafashije umuntu kubona ubuhungiro uri muri bino bihugu. Uwo muntu yari amaze igihe avuga ko yatotejwe n'inzego za Kigali, arahungaza gushaka ubuhungiro, barabanza baramumwima. None uwo muvandimwe afasha uwo muntu, nkuko muze yabivuze, mu gihe cya examen ushobora kuvuga ikintu akantu gato kakagira icyo kongera ku byo wavuze kandi mwari muri conditions zimwe ntibabumuhe. Nawe ibyo yavugaga byari byo, urebye byajyaga kuba byo, ariko bitagusha neza mu kitegeko rivuga ku bijyanye n'ubuhunzi. Yaramufashije rero arabitunganya, umuntu arabubona. Abubonye hashize amezi 2-3, abona amafoto yashyize kuri Facebook, abona ari i Kigali. Aramubwira ati wagiye ute ko muri bino bihugu ko kubona icyangombwa cyo gutembera bigoye? Aza kumenya yuko yagiye na passport yakuye kuri ambassade. Mu by'ukuri rero abantu tugomba kujya tunashishoza. Claude nibyo yavugaga, tukamenya ko twajwemo. Hari umugabo wajyaga ambwira ngo mbere yo kugira undi, yo kwizera undi, nawe ubwawe ntuziyizere. Tugomba rero mu byo dukora byose kubikorana ubwenge. Nimba umuntu avuga ko yatotejwe mu Rwanda bikageraho ahunga igihugu agashaka ubuhungiro, ukamufasha ashira amezi 2 akaba afite passport nshyashya y'u Rwanda, agendeyeho akajya mu Rwanda akamara igihe akagaruka, nawe ubwawe utangira kwibaza utese uriya muntu byagenze ate kugira ngo abone iyo passport, kandi yarakubwiraga magwe zose yanyuzemo byaranze byaragize ibyo yazibonye ate kandi atotezwa n'igihugu cy'u Rwanda, passport yayibonye ate. Bo reka dukomeze rero, bwana François, reka tuguhereze iminota itarenze 3 musubize ikibazo cya Claude, ndetse mubonereho n'umwanya nyine wo kugira ngo mutwereke position ya RBB ku bijyanye n'ibibazo by'impunzi muri make. Murakoze François. Murakoze. Mbere yo gusubiza icyo kibazo nagira ngo nongere akantu gato kuri kiriya kibazo kindi yari yabajije cy'uburenganzira bwo guhunga. Ubundi uretse no kuba umuntu afite excuse gatoya kuba makase mu ijambo, hari umuntu ufite amajwi ari gusohokamo abashyize kuri mute iwiwe kugira ngo François akomeze amajwi ataza guhurirana ntibitume abantu bashobora gukurikira neza. Ijambo ni ryanyu. Ubundi kuri buriya burenganzira bwo guhunga hari n'ikindi kintu burya abantu bajya biyibagiza, nuko nkuko nabivuze tugitangira ikiganiro, iyo impunzi ihunze ikintu cya mbere ibirengera ni ubuzima bwayo. Kubera iyo mpamvu ahubwo inafite n'uburenganzira bwo kubeshya burya, kubera ko niba ugiye kuva mu gihugu cyawe kugira ngo mukivemo ntabwo biba byoroshye. Niba ari umuntu utotezwa, impunzi politike, hari igihe biba ngombwa yuko umuntu uhunga ashaka ibindi byangombwa bidahuje n'amazina ye kugira ngo yambuke. Ibyo mu manama menshi twagiye dukorana n'abantu bo muri za HCR no mu buvugizi twagiye dukora, harimo abavoka. Hari igihe umuntu agera mu gihugu, igihugu kikavuga kiti no, waje wiyita kanaka kandi uri kanaka ukomoka mu kindi gihugu. HCR icyo gihe
n'abavoka bakamufasha kwerekana ko mu by'ukuri kubera impamvu z'umutekano byari ngombwa yuko abikora. Ibyo ni ibintu byemewe rwose. Iyo noneho umuntu ageze ahantu afite umutekano azi yuko batamuhagarika, icyo gihe nibwo avugisha ukuri, akavuga impamvu yatumye afata ibindi byangombwa. Nibyo navuze byo icyo gihe ababeshye, ariko amategeko arabimwemera kugira ngo akize ubuzima bwe. Ikindi kibazo wabajije ati umuntu uhunze inzara, nabyo binagarukana none kuri bya bindi navuze yuko umuntu aba arengera ubuzima bwe. Nabyo ntabwo mbitindaho cyane, ariko birazwi yuko ibiza donc les catastrophes naturelles zituma abantu bahunga. Nabyo biri mu burenganzira bw'abantu, kandi ibihugu bigize umuryango mugari mpuzamahanga nabyo ntabwo bigomba kumwangira, kubera ko nyine umuntu aba ahunze ikintu cyamwangiriza, cyakwangiza ubuzima. Uretse ko nyine mu bice by'impunzi, impunzi muzi yuko zifite ibice bitandukanye. Hari izi mpunzi nyine ziba zahunze intambara, ziba zahunze ibibazo politike n'ibindi. Nizo ngizo bita abenshi bakunda kwita bimukira, abo ba classe muri les migrants économiques. Ibyo byose ni ibindi bibazo. Naho rero muri make nsubije ikibazo cyiza wabajije cyerekeranye niba dufite ishami ryita ku bibazo by'impunzi. Nibyo koko, murabona yuko nk'uko dukunda kubisobanura, urwego rw'abubatsi b'iteme rihuza Abanyarwanda rwibumbiyemo n'imiryango myinshi, harimo sosiyete sivile, hakabamo na parti politique. Birumvikana yuko aho hose dufite abantu b'abasipesiyaliste bakurikirana ibibazo bitandukanye, haba ibijyanye n'amategeko mu nzego zitandukanye rwose, muri domene zitandukanye. Niyo mpamvu muri structure y'urwego RBB dufite amashami akurikirana ku buryo bwihariye ibibazo by'impunzi. Kandi nk'uko nkunda kubivuga no muri iki kiganiro nabihereyeho mvuga yuko ikibazo cy'impunzi kiza mu bibazo bifite umwanya wa mbere mu muryango wacu. Niyo mpamvu nka hano icyo kibazo uzasanga tukigirwa mu itsinda rya diplomasi, uzasanga tukigirwa no mu itsinda rishinzwe uburenganzira bw'ikiremwamuntu. Twanabivuze dutangira yuko iryo tsinda riyoborwa na Rutihunza. Ikindi nabyo numva nabivuze, nabyo ni ngombwa kubisubiramo kugira ngo abantu babyumve. Ibibazo byose tubikora tufatanyije n'imiryango specifique, imiryango iri muri RBB irebana n'ibibazo by'impunzi. Aho ziri hose rero ibyo bibazo by'ubuvugizi tuzagumya kubishyiramo imbaraga kugira ngo tubikemure. Ni icyo ngicyo rero nashaka gusubiza kuri icyo kibazo. Mwakoze cyane Bwana François ku gisubizo utanze. Ndizera yuko Claude yasobanukiwe. Claude babisubije? Okay. Ubwo rero aho tugeze ndabona Michel ananiwe, yaje avuye muri siporo, ashobora kuba yakoresheje ingufu nyinshi. Ubwo rero umwanya tugezemo ndagira ngo dusoze, dufate buri muntu umunota umwe asoze. Turahera kuri Muzehe Rutihunza. Murakoze. Ndagira ngo nongere mbashimire
ko tugiranye ibiganiro byiza kandi nsaba ko inama twagiye abatwumva bagerageza kuzishyira mu bikorwa kuko nta kundi tuzivana muri ibi bibazo tutabihagurukiye. Guhaguruka tukamenya ingorane zacu tukaziha uruhare ruhagije mu buzima bwacu kugira ngo bizakemuke. Bizatinda ariko umwisho uzagera tuve mu mwaka kangaratete. Nongeye kubashimira ko twagiranye ibiganiro byiza. Murakoze. Murakoze Bwana Michel. Murakoze Bwana Ngarama. Ntabwo ngewe n'umunota umwe ntabwo ngumara kuko byinshi byavuzwe, gusa nagira ngo mbwire Claude Marie ko hari ikiganiro duherutse gukorana n'impunzi zo hirya no hino zo muri Malawi, Zambia, Congo Brazzaville n'ahandi. Muri icyo kiganiro rero tukirangiza twavuze ko hazakorwa inyandiko ibumbiyemo ibibazo byose bivugwa mu mpunzi aho ziri hose, ku buryo buri gihugu komite yayo izaterana ivuga iti bara dore imibereho yacu n'ibingibi, dore uko tumeze, dore ibyo twifuza, ku buryo iyo nyandiko tuzayikora bishobotse twayikora no mu rwego rwa RBB kugira ngo ariyo wenda yigeza ku miryango itandukanye cyangwa n'ibihugu bitandukanye, kuko nyine imiryango 30 n'ingahe ari byo wenda bishobora kugira imbaraga. Donc iyo nyandiko rero twarivuze muri icyo kiganiro nzabigeza ku muryango, ku komite ya FPR, turebe ukuntu byashyirwa mu bikorwa. Iyo ni inyandiko ikomeye cyane. Ikindi nagira ngo rwose nsabe nongere nsindagire kandi nsabe ko RBB iha umwanya ukomeye, umwanya w'imbere, iha priorite ikibazo cy'impunzi, ndetse wenda nkavuga ko cyahabwa n'umwanya wihariye rwose muri RBB, kuko nicyo kibazo cy'ingutu nigikemuruka ibibazo byose by'impunzi bizaba bikemutse. Mbese ndavuga kugira ubwo burenganzira bwo gusubira mu gihugu cyacu, kujya kukibamo cyangwa se kujya kugisura. Murakoze. Arakoze Muzehe Michel. Abavuze akenshi bagiye bagaruka ku ijambo RBB. Ndagira ngo na Michel nibyo asorejeho avuga ati byagira ingufu, kandi nibyo koko RBB ni umuryango cyangwa ni organisation ikomeye ifite n'ibyangombwa byose bikenewe kugira ngo ibe yarangiza neza inshingano zayo. Ibyangombwa mvuga bikenewe ni abagabo b'inararibonye, ni abasaza badufite bazi ibintu, bafite n'ubunararibonye bwo gukemura ibibazo, bazi n'inzira zo kunyuramo. François, turagira ngo tuguhereze nawe umunota umwe usoze. Bavandimwe twafatanyije ikiganiro, ndabashimiye cyane ko nanone nje kugira ngo dusobanurire abatwumva, ari Abanyarwanda ari n'inshuti z'Abanyarwanda aho ziri hose, tukabasobanurira ibibazo by'impunzi, uburyo tubibona n'uburyo twabafashamo. Ndatekereza yuko ibibazo burya ntabwo twabivuga hano, ibibazo bimaze imyaka irenga 20 n'indi 28 30, ntabwo twabivuga ngo tubirangize, ariko icyo navuga cyo nuko tuzagumya gushyira imbaraga hamwe kugira ngo tubikemure. Uko byifuzwa ni nako byifujwe mu nama rusange ya mbere. Rwose ibibazo by'impunzi twabiganiriyeho, ni nayo mpamvu nanjye nagumye kubisubiramo yuko ijya kurisha ihera ku rugo. Ikibazo cy'impunzi mu rwego rw'abubatsi bitemera rihuza Abanyarwanda kiza ku mwanya wa mbere, kandi kizagumya gushakirwa umuti kugeza igihe tubonye igisubizo Abanyarwanda benshi bashaka.
ikintu nashakaga kurangirizaho, nashakaga kwibutsa ibintu Rutihunza yavuze, avuga ati guhunga ni uburenganzira. Nibyo koko, mpunzi y'umunyarwanda aho uri hose, menya yuko guhunga ni uburenganzira bwawe, ariko nanone turagusaba kwibuka yuko no guhunguka ugasubira mu gihugu cyawe ni uburenganzira bwawe. Gusubira muri gakondo yacu ni uburenganzira bwacu. Nubwo hari inzitizi nyinshi zituma tudasubirayo, nubwo hari imitego myinshi dutegwamo n'ubutegetsi bwagombye kuturengera, tugomba kumenya yuko kugira ngo tuzasubire kuri gakondo yacu, nitwe tugomba kubigiramo uruhare runini. Buri muntu ku giti cye, umuryango umuto n'ubwawe ugizwe n'abantu 2-5, ugashyiraho akawo, ariko bihereye ku muntu ku giti cye, ku mpunzi ku giti cyayo. Mukamenya ubwenge aho muri, mukamenya yuko ntabwo Abanyarwanda ari twe tubaye impunzi bwa mbere mu mateka y'isi. Njya mvugana n'inshuti z'Abayahudi, nkaba ari ryo somo ngira ngo dufate. Inshuti zanjye z'Abayahudi kuva muri 1994 byaramfashije cyane, kandi byafashijwe n'impunzi zose twavugiraga hano mu Burusiya. Baravuze bati, niba mushaka kuzasubira iwanyu mwemye, mugomba kuba ingirakamaro aho muri. Mwige rero kuba ingirakamaro aho muri, kuko aho mutuye nibo bashobora kubarengera, nibo igihugu cyabakiriye nicyo gishobora kubafasha kurwanya amafuti, amabeshyo, ibyo ubutegetsi bw'Ikigali bwita guhungeta, n'intwaro zabo bazana aho ngaho kubahungeta nyine. Kuko abantu mubana, imiryango mubamo niyibazi, iyo ibazi niyo izabarengera. Ni gutyo rero, icyo ndagira ngo rwose impunzi y'umunyarwanda aho iri hose ibimenye, yumve yuko dufite uburenganzira bwo gusubira iwacu, ariko mu gihe tugikemura ibyo bibazo tugomba kwiga ubwenge, tukamenya kuba ingirakamaro mu bihugu byatwakiriye. Ahasigaye urwego RBB, urwego rw'abubatsi biteme rihuza Abanyarwanda, ruzakora uko bishoboye, kandi twarabyemeye, na komite ihari ndimo yarabyemeye, yafashe ingamba nyazo. Dufite amatsinda ari gukora ako kazi, tuzabibafashamo, kubera yuko niba mubona abantu burya bafite amasitati, bafite ibyangombwa hakurya no hakuno, bafite na experience, ni inararibonye, bazi rero inzira zo gucamo, arizo kuvugana no kuvuganira abandi. Ngaho rero nimudufashe kugira ngo natwe tubone uko tubafasha. Murakoze, mugire ubuzima bwiza, kandi muhorane amahoro aturuka ku Mana hanze abakurambere bacu. Ibihe byiza. Komera Francois, urakoze cyane. Claude, nawe tugwa umwanya ngusezere, nimba ari message w'impunzi zibwire. Murakoze cyane Jean Bosco. Nanjye mu gusezera nahaga gusa message impunzi bagenzi bacu. Icyambere Bwana Francois Xavier arakivugiye, cyo kugira ngo impunzi zimenye ubwenge aho ziri, zibe ingirakamaro aho ziri, kuko niho uko ziyubakira aho ziri nibyo biziha noneho icyizere cy'uko n'abandi bantu bo ku ruhande babona uburyo babayeho, bashobora kubafasha kugira ngo biyubake berekeza iwabo. Inama ya kabiri nashaka gutanga ari nayo ya nyuma nshaka kurangirizaho, nk'uko nari nabivuze, umutekano w'impunzi ureba impunzi z'ubwazo.
abantu batwinjirira batwinjirana mu mwanya muto bakaza bakadukoramo amahano, nitwe twenyine tugomba kubamenya kuko nitwe tuvuga ururimi rumwe nabo, nitwe tuba turi kumwe inshuro nyinshi cyane. Ikigomba gukorwa ni ukubimenyesha inzego z'imitekano, inzego za polisi aho turi. Polisi zo mu bihugu turimo ntabwo ari nk'izo mu Rwanda, ntabwo ari za zindi zo mu Rwanda ubwira bakabanza bakareba uyu muntu ari mwene nde cyangwa ahagarariye kuri indi. Polisi iyo mu gihugu urimo ugomba kubabwira uti uyu muntu nubwo afite ibyangombwa by'ubuhungiro ariko aduhungeta, rya jambo numvise François Xavier yavugaga, uyu muntu aduhungeta, natwe turi impunzi bagenzi bacu. Ikindi nkuko mwabivuze, umuntu umwe yaje agasaba ibyangombwa, yamara gusaba ibyangombwa mukamubona ari i Kigali. Ikindi, aba bantu binjira banasohoka nitwe twenyine tugomba kubatungaho agatoki. Impunzi bene wacu, nimumenye ko umutekano wanyu uri mu biganza byanyu. Niba hari umuntu winjira asohoka ari kumwe namwe, nimumwerekane, mumutange polisi z'ibihugu burimo zimukanira urumukwiye. Nicyo gicyo cyonyine navuga. Murakoze cyane mwese, ndavuga abashyitsi badutuye kuri uyu munsi wa none kuri radiyo televiziyo ya RBB. Natwe hano kuri radiyo televiziyo tuzakora ibishoboka byose kugira ngo tukomeze kuganira twiyambaje inararibonye nkamwe mwese, dukomeze kuganira ku bibazo by'impunzi, dutange n'inama ku buyobozi bwa RBB, kandi tuzakora ibishoboka byose twegere impunzi, tuziganirize, twumve ubuzima bwazo uko zibayeho. Murakoze rero cyane kuba mwitabiriye kino kiganiro, kandi Imana ibane namwe.